Biragoye. Biragoye ko maze gukora ku mafaranga. Biragoye gutegeza kujya kwicara ku ntebe y'ishuri ninjiza amafaranga buri munsi byangora pe. Biragoye. Okay. Future Voice TV, the voice of the people, the vision of the future, inspiring a new generation. Hello guys, ni Mr. Sisco rero nk'ibisanzwe. Hano ni kuri The Future Voice Online TV. Uyu munsi rero nabazaniye umwe mu batumirwa guturuka ahantu kure cyane. Murabona ko dusa. Twambaye ibisaho guraza kumbwira uko ibintu bimeze, impamvu waje wambaye imyenda isa nk'iyanjye. Rero murakaza neza muri kino kiganiro gito tugiye gukora. Ni Mr. Sisco rero nk'ibisanzwe. Mbere na mbere kangira ikintu kimwe mbanza kumubaza, abanza tubwire ese uri muntu ki? Yanjye ndi umukobwa. Uri umukobwa. Amazina yawe yitwa umukobwa. Oya. Nitwa Mukamwiza Pascazi. Amazina yose bakunze kukwita na yahe? Byakunze kunyita Mwiza. Bakunze kukwita Mwiza. Mwiza waje hano kuri The Future Voice Online TV, ariko turifuza ibitekerezo byawe. Turaza kugira ibibazo wenda turagira tubabaza bigiye bitandukanye, ariko wumva uri free, usubiza ibibazo neza ku buryo abadukurikiye baraza kuvuga bati Mwiza ni mwiza koko, sibyo? Ikibazo nagira nkubaze, ese bundi ubuzima bwawe muri make ubuteguye gute imibereho ya buri munsi? Njye mbanyiteguye neza, ibintu byanjye ku murongo, akazi kanjye ku murongo, nkagikora neza. Ese ni irihe kosa ryakwigishije mu buzima bwawe waba warakoze rikavuga ati iri kosa ryabayeho ntago rizongera? Rikambabaza? Yego. Nkumva rirambabaje nyine, nkumva ukarikuramo isomo ukavuga uti ese hari mbese muri make hari ikosa rishobora kukubaho rikakubabaza ukavuga ati shari no kosa nkoze sinzongera kurikora habe na gatoya. Niriye kosa rishobora kuba ryarakubayeho ukavuga ati ndikuyemo isomo? Kosa ryambayeho rikambabaza? Ye ikintu cyambayeho kikambabaza no kuva mu ishuri. Icyo kintu cyarambabaje kandi ndanabyicuza. Icyo kintu cyambabaje. Ihangane kabisa. Warababaye cyane. Ese byatewe nawe niwo wivanye mu ishuri? Urumva? Njye nari ndi mu cyaro. Yego. Mukuru wanjye ari i Kigali. Inza kumusura muri vacances yo mu wa gatandatu primaire. Twarakoze icya leta, yongera ndamanuka. Amanota yarasohotse. Njya kwiga, urabona ibigo byo mu cyaro biba biri kure. Nari urumva naje i Kigali, ari umucuruzi naye ndacuruza, nkora ku mafaranga. Yego. Kandi urumva umuntu akoze ku mafaranga ko yareka biragoranye. Ndangije ngenda kwiga njya muri 9, nareba urugendo nkora njya ku ishuri, natekerezo ryo kinarimbaye Kigali icyo gihe gitoya. Numva wapi abana ngiye rero mutandiriye kwiga i Kigali. Yego. Ntabwo nziga mu cyaro. Babihera aho ngaho nyine. Mu wa gatandatu primaire naramanutse, ndagenda njya mu wa mbere segonderi. Yego. Ndahiga mu wa kabiri. Yego. No mu wa gatatu. Ngeze mu wa gatatu navuga ndi mpari cyangwa gatatu Olive. Ngomba kugenda kwiga i Kigali, batabyemera urabakanira neza cyane. Yego. Gusa nyine nizi imyuga, ako nyine nta kumwe ndangiye sinasiga birambangamira kanambabaza kwera. Birumvikana. Gusa urumva uramutse ugize nk'amahirwe yo kubona umuntu wakubwira ati usubiye ku ishuri wakora iki? Wabyemera? Gusubirayo? Biragoye. Biragoye ko maze gukora ku mafaranga. Biragoye gutegeza kujya kwicara ku ntebe y'ishuri ninjiza amafaranga buri munsi byangora pe. Biragoye. Okay. Okay, wambwiye ko witwa Mwiza. Uri mwiza ariko birasa neza kuri mwiza koko. Rero ikibazo nagiye nkubaze nanone, ese umaje kutubwira ko ikintu cyakubabaje cyane nuko nyine wavuye mu ishuri. Ese wagira nk'abahe bantu inama ku bantu baretse ishuri cyangwa badakunda ishuri, ni nk'iye nama wabagira? Ngewe inama nagira abantu badakunda ishuri. Yego. Nabashishikariza kwiga ni byiza. Ukamenya indimi, ukamenya ubumenyi, ukagira ubumenyi umenya. Yego. Urumva iyo uzi indimi warize ukajya no mu kindi gihugu biragufasha cyane. Yego. Kuko iyo uri ahandi hantu ukajya bavuga ibintu utumva. Yego.
ukagira ngo bari kugutuka kandi batari no kugutuka. Yego. Birakubangamira. Birabibangamira. Birakubangamira. We abana nagira inama biga nabashishikariza kwiga ni byiza pe. Okay, urakoze cyane. Ese nk'umuntu iyo yiga akiri ku ishuri abavuga ati njyewe mfite inzozi runaka nshaka kuzavamo, nshaka kuba umupolisi, umuganga, ese nubwo wenda ishuri wariretse hari inzozi gifite mu buzima bwawe? Nyinshi ntabwo zabura. Buri gihe nuko nyine akenshi ibyo umuntu atekereje atari ibyo akora. Yego. Buri gihe numvaga mfite ubushobozi, mfite nyine amafaranga ahagije. Yego. Jya nashinga ikigo cy'amashuri. Wow. Ni byiza cyane rero. Umva ikintu kigiye kubaho rero, tugiye kugushakira inkunga. Noneho uhita ukora ikigo cyawe, ubwo wacyita gute ikigo cyawe? Abundi hari ibigo byinshi. Hari ibigo birera abana nyine bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Hari n'ibigo by'ino by'amashuri. Ni ibihe muri make uri gushaka kuvuga? Njye ikigo ndi gushaka kuvuga rona nk'abana ba marine baba bari mu muhanda. Ba marine. Abana bari mu muhanda. Njye nashinga ikigo nyine ku buryo abana babafata bakabajyana kubafunga, bakabashyira muri icyo kigo bakabigishirizamo, bakagira ubumenyi. Yego. Urakoze cyane. Imana izabigufashemo kandi uzabigeraho. Ngenda bikunda. Gufasha ni byiza, ngenda bikunda nuko nta bushobozi ariko. Yego. Bizako bizakunda. Oya bizakunda, ibintu byose iyo ubishyizemo imbaraga birakunda. Kanasenga. Kunda gusenga se? Cyane. Utari kumwe n'Imana ntacyo wageraho. Okay, ubwo natwe turi kumwe n'Imana bizagenda neza. Cyane. Okay, rero ikindi kibazo nari mfite nyine kubabazaho, hari abantu bigize kunyandikira muri comments bambwira ku kibazo cy'abantu ngo batereta abakozi bo mu rugo, ugasanga nk'umugabo afite umukozi ariko afite n'umugore, ariko ugasanga amuca inyuma, umugore agiye mu kazi ugasanga yese ajya kuganira n'umukozi, bakaganira cyane nyine nawe urabyumva, ikiganiro kinini. Abo bantu babwira iki? Abakozi cy'abanye abantu bakuri ayo makosa yo guca inyuma abagore babo. Ntabwo ari byiza nyine nawe nabibashishikariza. Ese ibyo bintu waba ubiziho? Mbiziho cyane. Urugero? Nk'urugero. Yego. Hari igihe umugabo aca umugore w'inyuma. Yego. Abagore aribo babigizemo uruhare. Yego. Urabona nk'umugore ufite umugabo, muri abakire mufite amafaranga. Yego. Hanyuma mwataha mufite umukozi mu rugo. Ka kazi wari gukora zake yari umugabo wawe, ukabitegeka umukozi akaba ari ubikora. Urumva n'umugabo amarangamutima agenda mukura y'ikirya wa mukozi. Kuko ibyo yaje gukora wewe umugore abikorerwa n'umukozi, ka byatuma aguca inyuma muri ubwo buryo. Yego. Mwabyumvise rero abantu bakora ibyo bintu mwumve ngo ntago bizabahira. Nk'urugero. Yego. Urabona umugore ni umusirimu. Inzara zigera ahangaha, ntashaka gukora mu mazi, ntashaka gufura. Hari abantu baba bafite inzara nini, ugasanga ni ugasanga inzara no gufura gutya ntiyabishobora. Mugataha mwagira mu rugo, ukoze ibintu byose yashyize ku murongo, muricaye muri salo nk'umuryango, muvuye mu kazi, kumva ubwo umukozi ngo zana ibase y'amazi hano n'isabune. Kozi kwa bategeko arabikora akabizana. Kamwe ati kuramo inkweto, ukuri mu nkweto boss wawe kazikuramo, kamwe mwoza ibirenge ukabimwoza, kandi ibyo ngibyo ari gukora nibyo wowe mugore wari gukora. Umugabo benshi bakunda kwanza akareba mu bitekerezo abagore babo, akabona birabangamye nyine, bikarangira yegukanye umukozi, kuko abana ari umuhaka yakurenza umugore we. Rero ibyo bintu ntabwo ari byiza, mwabyiyama yamuhaka abagabo banyu mukabitaho, ntabwo byatuma bagenda. Urakoze cyane rero, mwabyumvise ayo makosa nimuzigire muyakora n'undi munsi. Ikindi kintu nashakaga kumenya, ese nk'iyo ubabaye, kumva urababaye, ni iki ukora kugira ngo wongere wigarure ibyishimo? Iyo mbabaye? Yego. Ari nk'umuntu wambabaje? Yego. Hari igihe umuntu aba yumva ababaye, akumva wenda ikintu yakora ari ukuririmba, ashobora kuba yajya gusenga, ashobora kuba yarira. Ni iki mbese muri make iyo bababaye ukora kugira ngo ugarure ibyishimo byawe?
ngeyo mbabaye amarira nanga imbere ndarira ariko nyine nkaramvuga ngo mana mfasha yego ngera mu nsi zo kurira kweri kurira mana yangane kabisa ngewe niko nteye ikintu kimbabaje nyine kimbabaje ku mutima wanjye kiye kugubona amarira wabyumvise rero ubwo we ngo ararira kugira ngo yongere agarure ibyishimo. Hari abantu baririmba, hari abantu bagenda bakabyina ibyishimo bikagaruka. Ikindi kibazo rero nagira ngo mbabaze, ese ni nk'iye nama wagira urubyiruko cyangwa abantu muri rusange, wowe nk'umuntu umaze kugira experience mu bintu bigiye bitandukanye? Urubyiruko hano nagira inama nk'abakobwa turi mu rugero rumwe, yego, je nabagira inama yo kwitekerezaho bakamenya ubwenge, yego, bakirinda ibishuko kuko ibishuko biriho byinshi. yego, iyo uri umukobwa ukajya mu myaka 20-21 wacitse ibishuko byinshi, yego, ugomba gukomereza cyane cyane abahungu barashukana. abahungu turashukana cyane dushukana nka gute se ubwo? hano bakunze nk'umukobwa, yego, wenda si n'urukundo rwo kumugira umugore, yego, ngasanga urimo uramuryarya hahandi usanga umukobwa amuteye inda, ukamushukisha, ukamusohokana, ukamugurira uduki, tukamukurura, ugasanga umuteye inda, uramuruhije. Nabagira inama yo kujya bihagaraho kandi bakaha agaciro cyane rwose. Uwo umuntu nta muntu wagutereta, kunereta abo baratereta ariko nta wancuka. wongeye cyane kugutereta wahita uvuga ngo ndimo ndakubeshya. Ese umuntu ufite umukunzi? Ndamufite. Ubuze ko wamutaye mu Rwanda ukaba uri hano muri Kenya, uba wumva bimerewe, ubundi uba wumva umeze ute muri wowe gutyo iyo ubona utari kumwe n'umuntu mukundana? Icyambere ni ukwizerana. Yego, ngiye mwizeye. Yego, ubundi ikintu cyica abantu ni ugutekereza ngo ari gukora ibindi, ukabyishyiramo mu mutima wawe, ariko umwizeye nta kibazo. Kandi nanjye ntabwo najya gufata abandi kandi mufite. Njye sinjya nkunda ngo ngende nakunze umwe babiri, nkundana n'umwe twashwana nkabona gukundana n'undi. N'umaze gushwana n'abantu benshi rumva abantu bafite karagiteri zitandukanye, n'ufite karagiteri idahuye n'iyanjye, bati iby'urukundo tubihagarika turi inshuti bisanzwe, ugahita ubireka tugaparikira ngo nkabona gukundana n'undi. Ariko kubatendekanya ugatendekanya ntabwo ari umuco. Ariko hari abakobwa babikora ugasanga abafite nk'umuntu umumara ndetse nka feelings, niko nabivuga, hari n'undi uri kure. Bibaho abakobwa barabikora cyane, ari nk'abakobwa bisukisha. Yego, afite uwo kumusukisha, afite uwo kumugura amavuta, afite ariko ku ruhande afite uwo akunda bya nyabyo. barabikora nawe urabikora? Apana, njye ntabwo mbikora. Njye amavuta nayigurira, nashatse kwisukisha nakisukisha. Urumva bakora nk'ibyo nta kintu baba bakagombye gukora ngo babyiye, ni nayo mpamvu bashuka. We niba ushaka kugira icyo wigezaho, ikorere ibyo ukeneye byigurire, utazagirisha uhura nabyo kubera amafaranga. Yego, urakoze cyane. Mwabyumvise rero bakunzi ba The Future Voice Online TV, mwiza ababwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niba utize muri aka kanya wumve ngo ibyo birakureba. Rero dusoza ni nk'iki wababwira abadukurikiye, abakurikira cyangwa abakunzi ba The Future Voice Online TV, niki wababwira muri rusange tunasoza ubundi hagashya koko? Njye icyo nabwira abantu badukurikiye ni ukwiyubaha kandi bakesha agaciro. Yego, kandi iyo ufite ikintu ukora kiguha amafaranga, cyane cyane ibintu bigendera mu mikorere. Iyo nta kazi abantu baragusuzugura, nta mafaranga ufite wakenerwa ugasaba, naho bahera bagusuzugura. Rero ukora kagira amafaranga yawe, icyo ukeneye ukakiha, ntabwo bagusuzugura. Rero ikintu nababwira, murakoze, mujye mwihesha agaciro kandi mukore. Urakoze cyane mwiza kuba mwitabiriye kino kiganiro cyacu. Ni iby'agaciro kuba twari turi kumwe namwe. Turabashimiye cyane, kandi n'ubutaha tuzabatumira muzatwemerere, kandi turabashimira kuba mwana hageze mukaza tukaganira.
Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane rero. Murakoze cyane. Sawa guys, rero mwamubonye mwiza, ubutani wa mwamukunze mwandike muri comments, azaze ababwira byinshi bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane rero, Mr. Sisqo nk'ibisanzwe. See you. Future Voice TV, the voice of the people, the vision of the future, inspiring a new generation.